Hari impamvu nyinshi cyane zatuma twumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi, nk'uko umukristo nawe agomba kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, kuko kamere yacu, kamere ya muntu yacu yibagirwa nabwo buri munsi. Iyo uhagaritse kwiga rero uribagirwa, nk'uko umuntu akenera koga buri munsi kugira ngo yirinde umwanda cyangwa se yirinde ko hari indwara runaka zituruka ku kutoga ahura nazo, bityo agakenera koga buri munsi, kwisukura buri munsi, agakenera kuborosa buri munsi. Ni nako uba ukeneye kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi kugira ngo ukomere, kugira ngo bigukomeze. Ni kimwe ko iyo uhagaritse kumva ijambo ry'umunsi nabyo wisanga wibagiwe uwo uriwe, ndetse ukibagirwa n'aho ushaka kujya, n'aho ushaka kugera n'intego zawe za buri munsi. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo y'umunyabigwi wacu, His Excellence Paul Kagame, umwe mu banyabigwi bakomeye cyane dufite, ndetse nk'intwari yacu nk'abanyarwanda muri rusange. Abantu benshi bifuje ko twavuga amwe mu magambo y'ingenzi yavuzwe n'uyu munyabigwi wacu, ndetse nayo tujye kwibandaho muri kiganiro cy'uyu munsi. Niba utari wakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe, like, share na comment, kugira ngo hatazagira ibiganiro by'ubutaha bijya bigucika. Ijambo ry'umunsi, amagambo y'umunsi yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo rimwe yigeze kuvuga ngo ibihe bikomeye birema abagabo bakomeye, ndetse abagabo bakomeye baremwa n'ibihe bikomeye nabo barema ibihe byoroshye bizakurikira bya bihe bikomeye. Ndavuga ngo ibihe bikomeye birema abagabo bakomeye, hanyuma abagabo bakomeye bo bakarema ibihe byoroshye bizakurikira bya bihe bikomeye. Urebye aho u Rwanda rwavuye mu bihe bitandukanye cyangwa se mu bikomeye byanyuzemo, rwatambutsemo, ubuzima bwiza turimo uyu munsi turimo bwaremwe n'abagabo bakomeye, babayeho mu bihe bikomeye, baremwe n'ibihe bikomeye. Ikibazo ni uko urubyiruko cyangwa se young generation cyangwa se abakiri batoya dushobora kunezezwa cyangwa se kwishimira gutetera muri bino bihe byoroshye, nyamara tukirengagiza ko tubirimo kubera ko byakozwe n'abagabo bakomeye, baremwe n'ibihe bikomeye banyuzemo. Ibihe byiza kenshi birema abanyantege nkeya, bivuga ngo bikora imbusane, kuko niba ibihe bikomeye birema abagabo bakomeye, noneho ibihe byoroshye byo bishobora kurema abagabo b'abanyantege nkeya cyangwa se abagabo boroshye. Burya none ntitukishimire ibihe byoroshye cyane, kuko bishobora gutuma ibihe bikomera, ibintu bikongera kuba bibi. Ubuzima bworoshye burema abagabo b'abanyantege nke. Bisaba rero kwigira ku bantu bakomeye cyangwa se kuri b'abagabo bakomeye baremwe n'ibihe bikomeye, tukafatiraho icyitegererezo. Buri wese afite uwo mukoro, afite iyo nshingano yo kwigira ku babanje, babaye mu bihe bikomeye, aribo baremye ibihe byoroshye turimo uyu munsi wa none, tukabigiraho uko babikoze, kugira ngo natwe nubwo mu by'ukuri turi mu bihe byiza, ariko tumenye ko n'ibihe bikomeye bishobora kuza, natwe twe kudamarara. Kuba umugabo wihanganye byatangiye kera, cyangwa se kuba umugabo w'igihangange, umugabo w'indashyikirwa, cyangwa se umugabo umwe mu banyabigwi byatangiye kera cyane, nk'uko amateka ye abigaragaza. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nk'uwari kuzacungura u Rwanda mu bihe bikomeye, uyu yavukiye mu mujyi, hafi y'umujyi wa Ruhango, mu cyahoze ari komine Tambwe, muri prefecture ya Gitarama, ubwo ni mu majyepfo y'u Rwanda. Hari kuwa 3 w'icyumweru, ku itariki 23 Ukwakira 1957. Aha hari ku ngoma y'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Ndetse amateka avuga ko yavukiye kuyobora nk'uko izina rye riri. Ku bantu bazi
ibya Afrikaans ya numerologia, cyitwa numerologia, wenda nitubona umwanya tuzabivugaho. Numerologia, yes, ku bantu bazi ibintu bya numerologia, ihura neza na Afrikaans ya rimwe, kandi iyo Afrikaans ya rimwe isobanura kuyobora cyangwa se kurema, kuvumbura ibintu bishya bitari byakabayeho, cyangwa se gutegeka muri rusange. Umuntu nk'uwo abaza agaciro ke, ndetse aba ari umuhanga mu guhatana, areba kure ndetse areba n'ibyo abandi batabona. Abafite Afrikaans ya rimwe bazwiho cyane kuba ari abahanga, kurema ibintu bishya, guhanga ibintu bishya. Abo bantu bakunda kubona ibintu biri ku murongo, bagira isuku, kandi bakunda gukora n'abantu bumvira, cyane kandi batazarira. Ni abantu bibeshya gake mu buzima. Ngira ngo ku bantu batabizi neza, numerologia iboneka iyo ufashe imibarwa igize igihe wavukiye cyose, ukayiteranya nabwo ukayikuramo imibarwa n'ubundi. Nkuko reka tubigereranye n'amatariki ya His Excellence yavuze ku itariki 23 z'ukwa 10 1957. Ni ukuvuga ngo urafata 2 guteranyaho 3 guteranyaho 1 guteranyaho 0 guteranyaho 1 guteranyaho 9 guteranyaho 5 guteranyaho 7 biraguha 28. Nabwo ufate 2 uteranyaho 8 urabona 10. 10 nabwo ufate 1 uteranyaho 0 uraza gutubona 1. Numerologia ni imwe. Urumva ubwo nawe waza kuza gushaka Afrikaans yawe muri iyi numerologia technique. Nubwo benshi bavuga ko ubufindo budakora, ariko iki ni kimwe mu bigaragaza ko koko bishoboka. Rero uyu ni mwene Rutagambwa Deogratias na Astiria Deogratias, ndetse se wa His Excellence Paul Kagame akomoka mu muryango wa Mutara wa gatatu Rudahigwa, ariko ntabwo yahisemo kuba mu buzima bwa cyami. Yakunze kubaho mu buzima busanzwe. Yari umucuruzi w'ikawa, ndetse akaba n'umwe mu batangije kampani ikomeye cyane izwi nka Traffic Pro mu 1955. Nibwo yayitangije, uretse ko nubwo yaje kuyamburwa mu buryo budasobanutse cyangwa se mu maherere. Nyina Asteria Rutagambwa we akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma w'u Rwanda. Ubwo ni Rosalia Gicanda, ko niwe mugabe wa nyuma, umugabekazi wa nyuma w'u Rwanda. Paul Kagame rero niwe muhererezi mu bana 5, ubwo ni wa 6. Mu gihe rero ivangura ryibasiraga abo mu bwoko bw'Abatutsi, umuryango we nawo waribasiwe cyane bikomeye, maze abasaga abantu 100,000 barahunze, ndetse bahungira mu bihugu bitandukanye hanze y'igihugu. Umuryango we nawo rero waje kwimukira mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'igihugu mu 1959. Aha bamaze imyaka igera kuri 2. Nyuma baje kwimukira muri Uganda, aho bagiye kuba mu nkambi ya Shungerezi. Perezida Paul Kagame rero nawe yavuze ko banyuze mu bihe byinshi, ndetse bihe bikomeye, bihe bigoye, kugeza ubwo nyina yajyaga guhingira amafaranga kugira ngo bakunde babone ibibatunga ndetse n'ibyo kurya. Muri icyo gihe ni nabwo perezida yaje guhura na Fred Gisa Rwigema, baba inshuti zikomeye mu mashuri y'impunzi, aho bo n'abandi biganaga Icyongereza, ndetse bakanamenya, bakanigishwa, bakanasobanukirwa iby'umuco w'Abagande. Imyaka 9 yimukiye mu kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwengoro mu 2016 uturutse aho bari batuye, aho bari bari. Aza no kuharangiriza afite amanota meza cyane kuruta abandi bana bose, kuko amateka avuga ko icyo gihe yasoje ari wa mbere mu karere. Ibi rero byamuhesheje gukomereza mu kigo cya Ntare, aho ni naho Perezida Museveni yizeho. Nacyo kigo Perezida Museveni yizeho. Muri iyo minsi yaje gupfusha se mu 1970, ndetse aza gukurana n'inshuti ye Fred, bituma amanota yagiraga agabanukaho
gato, ariko ishyaka ryo kuzarwanya icyamuteye cyangwa se icyatumye we na bagenzi be b'Abanyarwanda bahunga u Rwanda rikomeza kwiyongera. Yavuye ku kigo cya Ntare asoreza amashuri ye mu kindi kigo cyo mu mujyi wa Kampala. Bavuga ko amaze gusoza, perezida yasuye u Rwanda inshuro ebyiri, mu cya 1977 ndetse no mu cya 1978. Aha yari mu myaka 20 kugeza kuri 23 gutyo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1978 yaje kongera kubonana na Fred Gisa Rwigema ndetse amenyesha Kagame ko yabashije kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba za Museveni, dore ko muri iyo minsi Museveni yashakaga guhirika Idi Amin Dada muri Tanzania. Mu cya 1979 Fred Gisa Rwigema yasubiye muri Tanzania gushyigikira Museveni, maze batsinda Idi Amin Dada bamuhirika ku butegetsi. Ugutsindwa kwa Dada rero byatumye Kagame n'abandi basore b'impunzi babifashijwemo na Fred bihuza n'ingabo za Museveni. Ubwo byatumye Kagame ajya muri Tanzania, maze leta ya Tanzania yari ishyigikiye ubutegetsi bwa Uganda ahabwa imyitozo mu bijyanye n'ubutasi. Mu cya 1980 muri Uganda habaye amatora, maze Milton Obote aba ari yatsinda, ariko Museveni byamushimije ndetse ntiyishimira ibyavuye mu matora, maze we nabo bari kumwe bahita bikura muri guverinoma bayoboka ishyamba ngo bazabashe kwirika Obote ku butegetsi. Hanyuma Perezida Paul Kagame nawe ndetse na Fred Gisa Rwigema bihuje na Museveni kuko banashakaga kunguka ubundi bunararibonye, kuko nabo bashakaga kuzagaruka mu Rwanda bagatahukana n'impunzi zari zarahunze. Bigeze mu cya 1986 ingabo 14,000 zirimo Abanyarwanda 500 bafashe umujyi wa Kampala. Museveni aba perezida, hanyuma Kagame na Fred ahita baha umwanya ukomeye mu gisirikare. Kagame yarakuriye ibiro by'ubutasi icyo gihe. Bigeze mu cya 1989 Perezida Habyarimana wari perezida mu Rwanda icyo gihe hamwe n'abandi benshi mu basirikare ba Uganda bashyize mu majwi ko Museveni aha imyanya ikomeye mu gisirikare impunzi zavuye mu Rwanda. Byatumye Museveni abakura mu gisirikare ndetse abakura ku buyobozi, bakura muri iyo myanya, ariko kuko bari inshuti magana ndetse bari inkoramutima ze birakomeza. Ibi byatumye bakaza umurego w'uko bazabohora u Rwanda. Bahise binjira muri RPF yari imaze igihe gito ishinzwe, ndetse nyuma y'iminsi mike cyane Fred Gisa Rwigema ayinjiyemo ahita ayibera umuyobozi. Mu Kwakira 1990 ingabo zirenga 4,000 za RPF ziyobowe na Fred zinjiye i Kagitumba. Bageze hafi y'ibirometero 60 uvuye i Gabiro. Icyo gihe Paul Kagame ntabwo yari kumwe nabo kuko yari ku masomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fred yarashwe ku munsi wa gatatu w'igitero, ingabo zirashoberwa ndetse zibura amajya n'amazi, ariko ziza kuyoborwa na Paul Kagame, aho yafashe umwanzuro, yafashe icyemezo cyo kuva aho yigaga akaza ku rugamba, asanga ibintu byazambye cyane, ko bamwe mu basirikare yahasanze bamubwiye ko igishoboka ari uko basubira muri Uganda bagasaba ubuhunzi cyangwa se gukomeza urugamba rutari rworoshye. Ibaze kuva i Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri aho yarimo kwiga akaza mu masasu, ndetse benshi barabisetse cyane bati ni gute uhisemo kujya kwishora mu masasu, ariko nyine twabibonye. Nyuma y'uko rero amaze guhabwa ayo mahitamo abiri, His Excellency Paul Kagame yahisemo uwo mwanzuro wo gukomeza urugamba nubwo cyari cyo gikomeye cyane. Nibyo yahisemo. Barisuganije bajya mu bice bitari kure cyane y'umupaka wa Uganda. Byari bikomeye kuko icyo hari hasigaye abantu batarenze 2,000, ariko
yarabasuganije ndetse barihuza, maze muri Mutarama 1991 Paul Kagame noneho ndetse n'ingabo ze bongera gutera u Rwanda banyuze mu majyaruguru y'igihugu. Intambara yarakomeje bigeraho atangira imishyikirano y'amahoro yaberaga i Arusha muri Tanzania, ariko nabwo abatutsi nibwo batangiraga kwicwa cyane. Bigeraho indege ya Habyarimana irahanurwa mu 1994, amasezerano y'amahoro yo gucyura impunzi yo yaratarashyirwaho cyangwa se yaratarashyirwa mu bikorwa. Major General Paul Kagame ndetse n'abagenzi be bahise bafata iya mbere mu rugamba rwo guhagarika jenoside rwaje gusoza muri Nyakanga mu 1994, ahari ku itariki 3 ubwo bafataga umujyi wa Kigali, ndetse ari naho bihera ko baje gutoranya itariki ya 4 ku munsi wakurikiye uwo munsi nk'umunsi ufatwa nko kwibohora. Nyuma yaho Paul Kagame yari Vice President ndetse akanayifatanya no kuba Minisitiri w'Ingabo kugeza mu mwaka wa 2000. Kuva kuri tariki 22 Mata mu mwaka wa 2000 yaje kurahirira inshingano zo kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Intego ze yarashyize imbere cyane ko ari ukubaka ubumwe bw'abanyagihugu n'ubukungu, cyane ko byari byarazahajwe n'ibihe igihugu cyanyuzemo bikomeye. Mu mwaka wa 2010 perezida yongeye gutorerwa kuba perezida, akomeza intego ze nubwo byari ibihe bikomeye cyane, ibihe bitoroshye. Ahagana mu mwaka wa 2013 abaturage baje kumusaba ko yakomeza kuyobora u Rwanda kuri manda ya gatatu. Abanza kubyanga, ariko nyuma aza kwemera ubusabe bwabo, aza kwitabira amatora, ndetse aha yaje no kuyatsinda ku kigero cya 98% ahigitse abandi bakandida. Ndetse no mu mwaka wa 2017 ibi byaje kongera kwisubiramo, na 2024 aza kongera guterwa gukomeza kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Ibikorwa bye rero ni byinshi cyane, twavugamo nka Gira inka Munyarwanda, mudasobwa kuri buri mwana, guca nyakatsi, ndi umunyarwanda, isuku, ubukerarugendo, ibikorwa remezo byo birivugira, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane tuboneramo His Excellency Paul Kagame. Uyu yagize n'izindi nshingano zikomeye cyane uretse zo kuba perezida w'u Rwanda. Yaje no kugira inshingano zindi zikomeye cyane, nk'aho mu mwaka wa 2018 ndetse na 2019 yaje kuyobora Afurika yunze ubumwe. Aza kuyobora Afurika y'Iburasirazuba hagati ya 2018 na 2021. Hanyuma kandi mu mwaka wa 1989 ku bijyanye n'urukundo yaje gushakana na Jeannette Kagame, nawe yari yarahungiye i Nairobi muri Uganda. Ubukwe bwabereye muri Uganda. Ubu bakaba bafite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1, ndetse bakaba bamaze no kugira abuzukuru 2 bavuka ku buheta bwabo, Ange Kagame. Benshi bakundira perezida rero imbwirwaruhame ze, ari nazo tugiye kwibandaho cyane mu mwanya dusigaranye. Amwe mu magambo akomeye cyane yavuzwe n'uyu munyabigwi His Excellency Paul Kagame ni menshi cyane, ariko tugiye kuyavunagura cyese tuvuge amwe mu y'ingenzi. Wigeze kuvuga ngo abayobozi iyo mbabonye ndabamenya, niyo mbonye ibicucu ndabimenya. Biba bibi cyane rero iyo abantu bafite ubuyobozi mu biganza byabo bahisemo kuyoborwa n'ibicucu mu nyungu runaka. Yaravuze kandi ati ubukene ni umuturanyi mubi, ntabifuza guturana nawe. Arongera ati kora cyane ku buryo wumva imvune, kuko ubukene buraryana kuruta imvune ziva mu gukora. Yigeze kuvuga kandi ati utera imbere ateza imbere, atera imbere kuko akora, ndetse urushaho gutera imbere n'uriya urushaho gukora. Utera imbere atera imbere kuko akora, ndetse urushaho gutera imbere n'uriya urushaho gukora. Arongera avuga ngo iyo ushaka kutazanyagirwa mu gihe cy'imvura, igisenge cyawe ugisana mbere y'uko imvura igwa. Mu bihe twavuga ngo mu bihe byiza nicyo gihe cyo gukora
ibintu bikomeye, ntabwo ari igihe cyo kuryama, kuko mu gihe cy'izuba nibwo witegura igihe cy'imvura, mu gihe cy'imvura cyagera kigasanga witeguye, mu bihe byiza nibwo witegura ibihe bibi bizakurikiraho. Uyu yaravuga ngo uhinga uhinga mu murima we ntasigana. Arongera avuga ngo tega amatwi cyane uriya ukunenga kuruta uko uyatega uriya ugushimagiza, kuko uzigiramo byinshi kandi ugira icyo ubikoraho. Arongera avuga ngo ubuzima bwiza ntabwo ari tombora, n'uwatomboye akabona amafaranga menshi iyo adakuze mu mutwe ubwayo aramwirangiriza. Arongera avuga ngo umutekano w'igihugu ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage baryo. Ndetse yongera avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo dukoresha imfashanyo duhabwa mu kubaka ubushobozi ku buryo tutazakenera gufashwa mu gihe kizaza. Bavuga ngo ni byiza, bavuga ngo iyo ufashe umuntu umufasha kugira atazongera gukenera gufashwa. Yes. Uyu yaje kongera kuvuga ngo ni ijambo rikomeye cyane, avuga ngo kuba umutegetsi mwiza si ukujya hejuru y'abandi, ahubwo ni ukujya hasi ukabana nabo. Arongera avuga ngo ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Amateka ya Afurika yanditswe n'abandi bantu batari abanyafurika, atari ko dukeneye kwandika amateka yacu natwe ubwacu. Yarongeye avuga indi jambo rikomeye cyane nenda no gusorezaho, yavuze ngo ubushobozi bwa mwene muntu ntibugira umupaka, ikintu ukeneye ni ubushake bwo kubufungura ubundi ukabukoresha. Niba ufite umwe mu bantu b'isekuru byawe wigeze gukora ibintu bikomeye, utwo tunyanyigo cyangwa se izo mbaraga nawe uzifitemo, icyo usabwa, icyo ukeneye ni ubushake bwo gufungura iyo misemburo. Reka munyemere nsoreze kuri iri jambo ryavuzwe n'uyu munyabigwi His Excellency Paul Kagame. Yaravuze ngo ruswa ni kanseri muri sosiyete, tugomba kuyirandura rero byanze bikunze. Mwakoze cyane, mbashimiye kuba mwabanye nanjye. Reka duhurire mu biganiro bikurikira. Imana ibahe umugisha.